Ibimenyetso biranga abana b'Imana bakuze bafite indangagaciro nzima cyangwa se nz'Imana. Ikimenyetso cya mbere kigaragaza ko uri umwana w'Imana ukuze, hari indangagaciro zigaragara. Izo ndangagaciro cyakuzite imbuto z'umwuka wera, ntacyo bitwara. Amen. Aba bana rero bakuze, impamvu Imana itegeza ko bakura nuko bagaragaza indangagaciro nzima cyangwa se z'Imana. N'abantu buzuye imiliti, n'abantu buzuye ubunyangamugayo, n'abantu usanga na responsable, n'abantu usanga na guca bugufi gukomeye, kwakira icyo Imana bagize batongere batagabanyije, n'abantu usanga na respect idasanzwe, barubaha, bubaha Imana, bubaha abantu, bubaha n'ibyo Imana yaremye. Ntabwo babihindukiza ngo bahere ku bintu bagarukirize ku bantu noneho bahereze ku Mana. Oya, ibyo Imana yapanze n'uko yabigenye nuko nguko babyubaha. A ni A, B ni B. Uko Imana yabitondekanyije, nibahera kuri D bazagarukire kuri A. Oya, batangira A, B, C, D. Iyo protokole barayubaha, barazi aho Imana ibahamagarira. Burya umuntu uhagaze ahantu Imana itamuhamagarira ni ikimenyetso cyangwa se ni ibimenyetso bimwe bigaragaza ko umuntu akiri umubebe. Abantu batazi aho Imana ibahamagarira, icyo ni ikimenyetso kigaragaza ko abantu bakiri ababebe. Umuntu ukiri muri astragoringa no kumenya Imana imuhamagarira ni ikimenyetso kigaragaza yuko uracyari umubebe. Umwana wakuze mu Mana amenya Imana imuhamagarira. Dawidi gusa ku myaka 18 yaraza Imana imushaka, nyuma yo kumwimika ku myaka 17, nyuma y'igihe gito cyane asanga ahagaze imbere ya Goliath. Umwana asobanukirwa ko ari umusirikare. Abana bamubona ati bari gusohoka, wagahunguwe byakuragira, vanga genda va toka byakuragira inyama zaso. Ntibamenye yuko igihe cyo kuragira cyarangiye. Umwana arisobanukiwe ati giye mu mumemerezo wamuga nawe wagira ibisiga, ati gute se, ati basi twariye inkota, ati reka da ibi ngibi cyo gihe cyo kubitwara nzabitwara mu Misiri imbere, genda tware ibyo menyereye. Umwana hagare imbere ya Goliath yemera uko Imana imugize, atongereye atagabanyije imiliti. Kwemera guhagarara imbere ya Goliath ufite inkoni, nta karashi niko ufize, nta nkota ya Sawuli, uhagaze ufite inkoni, bisobanura iki inkoni? Inkoni yari identite yiwe nk'umushumba, iwe n'umuhumetso byari nibyo menyereye gukoresha ubuzima bwa buri munsi. Ntabwo ndi buhimbe amadiplome na experience nafite, ndakoresha ibyo mfite uyu munsi, nibyo Imana yamaye gukoresha. Iyo niyo imilite y'Imana. Iyo tuvuga imilite, guca bugufi, nicyo kwakira icyo Imana kugize muri uwo mwanya, utongereye utagabanyije. Umwana hagara afite valeur z'Imana, nta kwirata, yakira icyo Imana imugize kandi ahagaze ku musozi Imana imushaka. Nahangaha Imana ishaka, igihe cyo kuba kwa data cyararangiye, Imana ishaka hano. Uyu mugabo nawe agira ibisiga, mwenyemerere gusa gende kurira rugamba. Umwana bamurekuye bavuga ati genda bakubage, ahubwo wowe urapfuye urashize. Ariko yari akuze, ariko abandi bakamubona nk'iki, nk'umwana. Ariko Imana ibonye umaze kumenya Imana guhamagarira, ni ikimenyetso gikomeye. Imana igendera mu myaka iyi ngiyi tubara mw'isi. Kuko umuntu ashobora ku myaka 30 still ku Mana ari umubebe, undi afite myaka 20 arakuze mu mwuka kandi yakora ibintu bikomeye kuruta imyaka 30. Bakora nk'abikorera. Aba ni abantu bakora nk'abikorera, ntabwo barindira ibihembo, ntabwo barindira ijisho rya pasiteri kugira ngo bakore imirimo y'Imana mu rusengero. Abantu bakorera ijisho rya pasiteri, cyo nikimenyetso kigaragaza ko umubebe. Pasiteri ayiko automatic, pasiteri yaje avuye hanze, bose baraboneka, bose baraterana, bose baraza. Ariko pasiteri haguruka ava mu Rwanda aragiye, bote bajyana nawe bebebe. Ariko pasiteri ahari adahari, ubyo yakoraga byose abikora kuko abikora nk'ubikorera.